Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha abakunzi bawe ni entertain turagarutse nanone muri ya makuru. Noneho umva icyo mugomba kumenya ni uko noneho umuriro wamaze kwaka, ibintu byamaze guhindura isura, ni moto ni fire muri ano masaha rwose. Noneho ibintu byamaze kuba ibindi bindi, kwa Ravi byakomeye, kwa Aline byakomeye. Ravi noneho shimwe ibintu araza kubyakira bite byambayeho ra. Ntabwo ni njyenyine rero kuri ino nshuro, ndaza kuba ndi kumwe n'umuvandimwe ni Winnie n'ubundi entertain, kugira ngo tuze kuba dufatanya muri iki kiganiro. Umeze neza? Ndashima Imana cyane. Wowe waramutse ute? Nanjye ni amahoro, ndashima Imana. Imana ishimwe pe. Abantu bo mu nimba ya Ravi se babifurije igitondo cyiza. Ntabwo akuzika nibagiwe igitondo cy'umugisha. Igitondo cy'umugisha kabisa. Yes, ni ukuvuga ngo rero twirukanse cyane, reka duhite dufatiraho kugira ngo tuze gucunguza uburyo umwete. Turahera kwa ariko se Ubu none uramenya uhera he ureke he. mbere yo kugira ngo dufatireho, reka mbibutsa akantu gato. Utari wakora subscribe wayikoze, ugafyondaho nyamuneka ko ntacyo byagutwara. No kuri n'ijambo ryo tuba turikeneye. Ukanasharinga like kari ingenzi nawe ugashyiraho Cyane pe. Kamite rero nifatiramo aka kanya nawe mundera ko kwifuriza igitondo cyiza. Bakunzi b'intimba ya Ravi rero murabizi, hano duhera ku makuru y'ibyabaye umunsi w'ejo tugasoreza ku makuru y'ibiri uyu munsi. Niyo mpamvu ngushishikariza nkakwibutsa kumva ikiganiro nibura nko kugeza mu minota 7. Iyo wumvishe 2 cyangwa 3 nta kintu uba ukuyemo, kuko uba uri kureba bya bindi wabonye ejo nibyo burimo urumva. Niyo mpamvu rero tubanza kubaciramo incamake z'ibyabaye ejo n'ibiri uyu munsi, ubundi tukabinononsora nyuma. Urakoze rero wowe ubanye natwe, reka twanzike. Umunsi w'ejo twasize Ravi bamushimusi. Inkuru itari nziza ku bafana ba Ravi, urukundo rukeya ku bakunzi ba Ravi muri kutwereka ntabwo rushimishije. Muze dusengere Ravi ntagire ikintu aba kandi aze kugarukira igihe di. Ese uyu muntu umushimuse mwaje kumenya uwo ari we? Abantu bamenye uwo ari we mumbwire muri comment, ubundi tutanguranwe iyo tujya gutabara Ravi. Mimi wakomeje kuba icyanze, ubuzima bwose bwahagaze ngo afite iPhone. Iyi iPhone mama Ravi tubabarira ubu yibitse Mimi abanza ave mu kizamini. Ndakwinginze, iyi telefone irakomeza kuzamura umwuka mubi. Utekereza ukuntu Neira ari kureba Ravi, none hari utekereza ko ari buteranye bingana iki mwuka byaramo. Iyi telefone Neira uko mubona yanayimenagura cyangwa akayihisha kugira ngo yihorere kuri aba bana b'abakobwa. Ese Neira afite izihe ngamba? Ntucikwe ni hano kuri Winnie uza kubimenyera. Mama Shema warambitse agapira hasi ukaba umubyeyi nyamubyeyi, ukareka kuba umubyeyi gito. Uwo ni umwana wundi, kandi umwana wundi abishya inkonda di. Ese koko ufite imbaraga wumva uzafata iyo nzu ugakoropa, ugafata amasahani ukoza, ugateka, ukavoma? Tubwize ukuri. Ariko uwo mwana w'umukobwa iwabo bafite amafaranga, ni abakire. Niba akeneye abana bo mu bakire yakagiye iwabo bakamushakira undi mugabo utari uwo. Urabizi ko urukundo rutaguranwa amagana. Fungura amaso mubyeyi urebe inzira waciyemo wishaka ko n'umwana wawe azicamo. N'abatindiye rero reka twanzikire mu rugo kwa Ravi tuvuge ku byabo. Umunsi w'ejo Ravi bari bamushimuse mu rugo barategereza. Murabizi Ravi ibintu byose abwira mama we, ntabwo yari yabwiye mama we ko atari butahe. Abantu bakurikiye umunsi w'ejo mwabonye ko Ravi bamutwaye ageze neza ku muryango mu rugo. Ariko nk'umubyeyi murabizi ngo umwana yagize ikibazo amabere yikora tonze. Yahise yumva hari ikibazo asohose, abana umuntu ararenga yikoreye undi ariko ntiyabyitaho, ntiyita kureba ko ari umukobwa we batwaye. Nawe uzi neza ko ubuzima bw'umuntu buhenze. Mbabarira uze dusengere Ravi tumubona agaruka. Kandi nizere ko ibi bintu bibaye kuri Ravi biri bube ishuri kuri Shema na Mama Shema. Mama Shema tekereza ko ibintu washyizemo umwana wawe bigiye kwicisha umwana wa rubanda kandi ushaka gushimisha umwana wundi wa rubanda. Sinzi niba iyo nteruro uri kuyumva. Uwo mwana si uwawe. Uwo mwana uri gushaka gushyingira uwawe si uwawe. Uwo yakunze ugiye gutuma apfa? Ese uratekereza napfa ugashaka agashyingiranwa n'uwo ushaka
azabaho yishimye? Ese wowe uzaba wishimye ko watumye umwana wundi apfa? Wikigira intare y'ingore mubyeyi, fungura ku maso urebe sosiyete, urebe uruganda rw'ubuzima aho rubera, wijya mu ngamba z'ibintu bitunguka. Dukeneye kukubona uri umubyeyi muzima nk'uko wahoze. Claudine mu mayeri menshi y'ibanga rine ry'icyo ari cyo ari Carine, kuko ari biri hanze yamaze kwishyiramo umutima w'ubugome n'ubugambanyi, kwihorera. Ariko ubundi mwebwe mureba mubona ibingibi ari nakora abikora kubera ko akunda Shema, cyangwa abikora kugira ngo yihorere anezeze rubanda tubone ko yabashije gutsindira Shema? Ntababeshya, Rine ntabwo agikunda Shema. Mwumviye amagambo yose atutse Shema? Ese ubaye uri n'umusore cyangwa umugabo, uyu mugore yagutwaye amagambo yicaye aha hasi, ukagaruka ukanamukora no mu ntoki? Abagabo baranihangana. Njyewe nzajya mbabwirira hano kamere zanjye nigendere, ariko iyi sosiyete, uru rugo rwa Shema na Rine, ndabarahiye nta n'umushyitsi rwazabona. Claudine yiyemeje kujya kuri polisi akajya kurega Rine ko ari guhohotera Shema. Ese ararega Rine wenyine cyangwa ararega Rine na mama Shema? Mu by'ukuri aha hantu hazamo ikibazo kinini cy'umuryango, ari wo muryango wa Shema. Bya bindi Shema yirindaga Ravi yamubwiraga ati ntabwo twabarega kuko n'umuryango. Ariko se nibaregwa n'uwo hanze? Ibaze ko Ange na Claudine bagiye kunga imbaraga bakajya kuri polisi gushaka uburenganzira bwa Shema. Mwunyumvira abana batoya ku buryo bageze aho bumva bakeneye guhana mama Shema. Mama Shema ni ukuri uri kutubera ikibazo. Gerageza ufunge amaso, uhamagare izo mu ijuru, uzibwire zigusobanurire, kuko ukeneye ubujyanama bukomeye pe. Ndabona umutwe umaze kwangirika, ntabwo ukiri wa mubyeyi twakundaga twishimiraga. Gerageza wige guhinduka. Ese muvandi, wowe urabona uru rugo rwose bivuze kugenda bite? Ntabwo nihariye ijambo mu bacuti banjye, reka mwakire nawe. Ufite iry'umubiri ndetse n'iry'umwuka, ibi bintu uze kubicunga neza. Nudasanga mama wa Shema hari ibyo yemerewe na minisitiri bidasanzwe kugira ngo Shema akundane na Rine, ibi bintu nge nzabagurira akantu. Reka twikomereze. Turaza ubwo mu kanya gato kari buze dushobora kuza kubona, ariko Shema n'ubundi nubwo yabikora ibi bintu ndabona ntacyo biri butange pe, ndabona ntacyo biri butange muri rwa rugo rwose. Nyamuneka mu kanya gato rero dushobora kuza kuyibona tukabona Shema rwose yicaje famiye, abari kumwumva arabafitiye ku ruhande rwe, ariko hari amashitani afite muri rwa rugo, nto bikaza kugorana. Katwigarukire kuri cya gicupuri cyacu rero, ngo ni Mimi bye bikomeje kuba nawe rwose nzamba kanyina wa nzamba. Impamvu ni iyi, haracyakomeje kuba ikigoryi. Ibaze yuko kugeza na n'ubu mama akigisha kugira ngo amenye urukundo icyo ari cyo, amenye uko azajya afata amanzi, ariko byamaze kunanirana. Mbega Mimi, abantu mukunda Mimi mumpe komenti, mutere munarayikinge munasharinge, kuko ibintu bya Mimi nawe muri no filime bimaze kuncanga. Mimi arakundwa n'umusore uriseriye, ariko ni igicupuri kiri aho, ni ikigoryi. Uvuze tuvugisha ukuri, biramutse bigeze nk'aho ibya Shema na Ravi bigeze koko hakabaho kuba bashakana cyangwa se bana, murabona Mimi yabasha kubaka urugo, cyangwa ahubwo yajya yirirwa muri Snapchat? Nta nubwo uriya yabasha rwose no gukora akazi. Niyo bamushingira akantu manza atagashobora, ahubwo yajya bisiga akigira kuri Snapchat akabyihera abantu, kuko mabona ari akaguryi kibereye aho. Aha, wayigenge uriya mwicanyi wo kwa minisitiri nawe reka tumugarukeho. Bakunze kwita Tita, ariko njye mwita Wayigenge kuko turaziranye cyane. Ni ukuvuga ngo Wayigenge nawe yamaze, cyangwa se Tito yamaze kumaramaza nyuma y'ibyo bamukoreye kwa Ravi, ariko biraza kugorana kugira ngo yice Ravi, ndetse dushobora no kubibona muri iki gice. Biraza kugorana cyane kugira ngo yice Ravi rwose, tubone Ravi yapfa, kuko bisa nkaho nawe rwose uru rugo yarutinye bitewe na mama uyu mubyeyi uri muri uru rugo. Ibaza urugo Rine yatinye kugarukamo akarwoherezamo Wayigenge Tito. Ntabwo biri bworohe. Mu masaha ari imbere ibi nabyo turaza kubibona. Wayigenge araza guhabwa indi misiyo yo gusubira muri uru rugo, ariko nareba nabi ashobora kuza gufatwa atari yagera ku ntego.
Ibi nabyo niko rwose turimo turagenda tubibona. Ikindi kandi kwa mama Shema, umuntu bita Aline barimo baragenda bamukuramo amakuru. Ange amaze kumenya byinshi, Claudine amaze kumenya byinshi, ku munsi w'ejo rero dore byanarangiye, filime yarangiye aho yafungiye telefone Aline yitabye avuze ati alo, mwari muzi yuko uriya mukobwa ari ikigoryi? Hariya hantu yari ahamagawe na Wayigenga amubwira ko agiye gusubira ako kazi kandi ashaka kwica Aline arava akamukura mu nzira vuba na bwangu. Rero Ange na Claudine bahise babyumva. Murumva se umuriro kwa Shema utagiye kwaka? Umuriro kwa Shema ugiye kwaka. Nanone kandi tugaruke gato kwa Neyira afite ishyari iracyamumena umutima acyamumena umutima. Ubwo aho ni kwa mama Ravi, ishyari iracyamumena umutima ko Mimi akundana na Manzi. Ese koko buriya uriya mukobwa ibyo yakora byose, niyo yagira imijinya imeze abona koko hari umuntu ushobora kumwumva muri iyi filime? Nta n'umusore wamukunda kuko ni akanyamashyari. Buriya abasore ntibakunda abantu bagira amashyari. Birumvikana yuko rero rwose nyamuneka hagiye gushya. Ni umwana wa murumuna wa mama Shema, bivuze ko mama Shema amubereye nyina wabo. Nicyo gihe rero ngo turebe niba mama Shema koko ari mubi, ari bwange na Mimi ko ashyingiranwa na Manzi. Ese aratinyuka no kuyobora umwana atabyara? Ese ubundi mama wa Manzi yabaye iki? Abantu muzi neza iyi filime itangira harageze ngo mwibuke neza ikintu mama Manzi yabaye n'impamvu Manzi yaje kuba muri uru rugo. Niba mutabyibuka muze kunyandikira muri komenti, umunsi w'ejo nzaza mbibabwiraho. Kuko Manzi ni umwana twese tumaze gukunda muri iyi filimi. Ni dogiteri mwiza udafite ikintu na kimwe kimuvuna atekerezaho, kuko ibintu byose asa nkaho aba abizi, abifitiye ibisubizo. Ubundi Manzi muri iyi filime ameze nka Claudine, ibintu byose baba babizi ariko bakicecekera, bakemera abandi bakavunika bashakisha ibisubizo. Finali ukabona bazanye ibisubizo. Inkuru y'umunsi, mu gihe Neyira yivugishaga ayo magambo, murabizi neza abantu mwarebye igice cy'ejo ko mu idirishya hari harimo umuntu. Iminsi y'igisambo bari 40, Neyira bamubonye aganira na Manzi, nubwo batumvisha ibyo yaganiraga na Manzi, ariko bamubonye. kandi Manzi yinjiye mu nzu atishimye, atanezerewe ikiganiro agiranye na Manzi. Ese ibi bintu biri buze guhumura ku maso ha Mimi, amenye neza uri kumurwanya? Ntimuze gucika, ni mu kanya gato cyane.